muraho neza ngaho mutuza twumvikane. Noheri nziza n'umwaka mushya muhire. Ngaho dutuze. Nyiricyubahiro Musenyeri, banyacyubahiro bahagarariye inzego bwite za leta, iz'umutekano, abihaye Imana batandukanye, bashyitsi bahire, batumirwa, Kristo Yezu akuzwe. Dushimishijwe cyane no kuba turi kumwe hano muri iki gitaramo twateguriwe na Kiliziya Gatolika, by'umwihariko barongojwe imbere na Nyiricyubahiro Musenyeri, kugira ngo namwe mugire ibyishimo mu maso, kugira ngo namwe muryoherwe na Noheri. Ntabwo bikunze kubaho, tuzi ukuntu sosiyete yacu idufata. Iyo habayeho rero igikorwa nk'iki, twumva ko dufite agaciro, sibyo? Nibyo kwishimira rero, nanjye biranejeje, ntabwo nzi uko nabibabwira. Cyumweru gishize twari turi kumwe n'abana bo mu muhanda, uyu munsi turi kumwe, biragoye. Turi kumwe n'abakora umwuga w'uburaya dutinya no kuvuga, turi kumwe n'abangavu batewe inda, kandi rwose murabona ko turishimye. Ni ikimenyetso gikomeye Kiliziya Gatolika iba yaduhaye, ndetse n'isomo yo kutwereka ko sosiyete nyarwanda ikwiye kubafata nk'abana bayo, nk'abandi, nk'abana b'Imana. Nta kidasanzwe, ntabwo muri abo gucirwaho iteka, nubwo hari ibyo mukora bitemerwa n'Imana, ariko natwe hari ibyo dukora. No mu ijambo ry'Imana haranditseho ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ariko twese dutsindishirizwa n'ubuntu bwa Kristo kubw'amaraso ye, sibyo? Ubwo rero ntacyo mwakoze cyakagombye gutuma mubibicibwa muri sosiyete. Turashimira rero iri somo ryiza Kiliziya Gatolika iba yatweretse, kandi ibivoma mu ijambo ry'Imana. Mu Ivanjiri ya Luka, cyangwa mu butumwa bwiza bwa Luka, mu bice 7 tujya tuhasanga inkuru y'umugore w'umunyabyaha. Yesu yari yatumiwe n'umufarisayo n'abandi banyacyubahiro, harimo n'abigishwa, bajya gusangira. Bariho basangira, haje umugore, sinzi ibyaha yakoraga, ariko iyo bari kutwigisha batubwira ko nawe yakoraga uburaya, nubwo ntajya mbisoma ngo mbibone. Ngira ngo n'uwabyanditse nawe yatinyaga kubivuga wenda, ariko yitwa umugore w'umunyabyaha. Yumvishe rero Yesu yaje, aravuga ngo nanjye reka njyeyo. Agezeyo, akibona Yesu aramwegera, atangira kurira muri ba banyacyubahiro. Amarira ameneka ku birenge bya Yesu, arunama amuhanaguza imisatsi, amusiga n'amavuta. Abari baraho b'abanyacyubahiro n'abigishwa barabibonye, bahita bavuga ngo Yesu, uyu muntu ukwegereye uramuzi, iyo aba ari umuzi wagombye kuba wamwegejeyo. Yesu arababara, arangije abacira umugani, arababwira ngo hari abantu bari bafite umwenda. Muri Bibiliya bakoresha ngo amadenariyo, ariko ni nk'amafaranga, ngo umwe 50, ngo undi 500, ngo bananirwa kwishyura uwabagurije, ngo arangije arayabaharira. Ubwo murumva uwishimye ari nde?
baramusubiza ngo turumva ari uwahariwe menshi, ubwo yari 500 nkurikije uko muri Bibiliya byanditse. Arababwira ngo nuko rero ngo wababariwe byinshi ashima cyane. Abwira wa mugore ngo genda ibyaha byawe urabibabariwe. Rero nicyo Musenyeri yajyaga kudutumira nk'abariya bari hariya, agatumira abihaye Imana, agatumira meya na visi meya, agatuma guverineri, kandi twari kumwitaba, ariko twari gutaha twishimye kurusha uko mwishimye. Ariko yatekereje abaciye bugufi, yatekereje abana mu muhanda, atekereza mwe uko kuntu mwumva muciye bugufi, biciye bugufi, ni nako mushimira cyane. Nibyo rero Yesu yavugaga, avuga ko uwababariwe byinshi ashima cyane. Rero yaba natwe twabishoboraga tukajya duhura twegereza n'abaciye bugufi, kuko niho umutima w'urukundo ugaragarira cyane. Abakire bafite ababakunda, abakomeye umuntu wese yabakunda bigakunda, ariko bano dutekereza yuko badakunditse. Iyo bakunze nibwo utanze isomo neza. Nyiricyubahiro Musenyeri turabashimira cyane kuri uru rukundo. Ba Maseri mwagiye mugira uruhare runini mu kujya kubegera umwe kuri umwe, mudatumye abantu mukajyayo. Hari n'uwatekereje aravuga ngo ndabihamya nubwo ngiye kubavugira, ariko hari ushobora kuba yaravuye yavuga ati Maseri akazi kenshi agira, ukuntu asa neza, akaba yavuye muri kuva akaza ari nge muzanye, reka mbikorere icyo. Ubwo rero ni umurimo ukomeye, ariko dukwiye natwe kugerageza kugira ngo twihe intego. Nubwo bwose twigisha sosiyete ngo itwakire, idukunde, idufate nk'abandi, ariko natwe tubigiremo uruhare, iri zina turihindure, sibyo? Muceceke twumvikane. Iri zina turihindure. Ubuzima butagira intego ntabwo buba ari ubuzima. Tugumye gutya ngo ibintu bizikora, ntabwo byakwikora. Ariko dukwiye kwicara tukavuga ngo mujya mukurikirana, ndabizi za telefone cyangwa amavideo ku ma YouTube, mugomba kuvuga ngo bigomba guhinduka. Akantu kitwa bigomba guhinduka ngira ngo mujya mukareba. Namwe rero uvuga uti izina rigomba guhinduka, kandi bizakunda. Twagiye tubona urugero rw'ibishoboka rw'abagiye babivamo bigakunda. Ubuhamya ni bwiza. Buriya nshobora kuba nje hano ndafite ikintu cyo kuvuga gifatika, ariko hagize umuntu utanga ubuhamya, nshobora no kuza nkamubwira nti dore urugero rw'ibishoboka mu mwigireho, kandi birakunda. Impamvu mvuga ko sosiyete ikwiye kubakira, ariko dukwiye gufatanya. Ibibazo twagiye tugira cyangwa byagiye bituma mwisangaho muri uyu munsi wa none, akenshi ntaho bitandukaniye n'imiryango yacu. Uzajya gusanga n'aba bantu babaha akato bafite uruhare runini rwo ko mwisanze aho ngaho. Iki kintu cy'uburaya no kubyara umuntu atarashaka n'abana mu muhanda, njyewe mbigereranya nk'ipine. Ipine yizenguruka. Umwana mu muhanda, uburaya arabyaye, wa undi mu muhanda, uburaya arabyaye, wa undi mu muhanda, uburaya arabyaye, gutyo. N'ipine yizenguruka. Kugira rero ngo tubikemure, turahera mu muryango. Wa mwana kuki ajya mu muhanda? Twagiye tubireba tugasanga harimo amakimbirane, harimo ubukene bukabije, harimo ababyeyi gito cyangwa imiryango gito yagiye inanirwa kurera abana bagatorongera, ariko hari no kubura uburere cyangwa kubura umubyeyi kandi umufite, adakennye, adafite ibya mirenge,
ariko abivanze n'uburere akaba hafi y'umwana byari bukunde. Wa mwana rero asohoka ajya mu bibazo bibiri. Hari asohoka batangiye kumwereka urukundo atigeze amenya, bakaba bamuteye inda. Akajya kubona ko hari ikibazo, ari uko amaze gutwita akabona umwitaho, mu rugo bakamwirukana, akabyara agatorongera. Hari usohoka nawe ntaterwe inda ariko akajya kwicuruza. Murumva ni ibibazo n'ubundi bihera mu muryango. None rero ndagira ngo mbasabe, ubuyobozi burahari n'abafatanyabikorwa harimo na Kiliziya Gatolika, turi mu muryango, turi gushaka kujya gukemura ibibazo mu mizi. Ariko ibingibi byamaze gukubita bigasandara, natwe nimudufashe tubifatire aho biri, sibyo? Dore aba bana nitutabavana mu muhanda n'abejo bundi hari ibyo bari kubona riraba ryapine, rikomeze rigire gutya. Bikunze rero ipine twarihagarikiraho riri, ariko ku bufatanye bukomeye tugafata ya ntego, twe tukajya mu miryango, tukunga imiryango iri mu makimbirane, abana batewe inda bakiri bato tukabaha ubutabera. Iyo tuvuze gufunga byumvikana nabi, tubyita ubutabera, kuko niduhana umwana umugabo wateye inda cyangwa umusore wateye inda umwana, undi aratinya. Natinya imibare iragenda igabanuka. Abari hano bose ntabwo ibibazo babyisanzemo babishaka. Hari abafashwe ku ngufu, hari ababitewe na bya bibazo byose twavugaga, hari abashutswe bakabeshywa urukundo, hari abahohotewe barasambanywa by'abana. Ni nayo mpamvu rero nk'uko tubabwira, turajya mu miryango ariko dukome urusyo, dukome n'ingasire. Uyu munsi turi kumwe n'abadamu, ariko abagabo ntabo tubona, kandi nibo navuga ngo bari ku isonga ry'ibi bibazo. Mwagize ngo bakiriya badahari se ubucuruzi bwabaho? Ntabwo bwabaho. Mpamvu bicuruza nuko bafite abagura. Ni benshi batazi base cyangwa undi muryango bakomokaho, ubwo niko ibikomere bizamuka, bagire za depression cyangwa agahinda gakabije, bishore mu bujura n'ubiyobyabwenge, abandi bajye mu buraya. Tugume gutya, dufatikanye, dutabare, birakomeye. Abamaze kubivamo mutubere urumuri, mujyane natwe, mujyane n'abamasera, mujye kureba bene data basigaye, sibyo? Dusubire inyuma turebe bene data basigaye mu kaga, dufatikanye tubakureyo kandi bizakunda. Hari byinshi dushobora kubakangurira, tujye mu matsinda, dushakishe. Dushobora kuba uyu munsi wa none tudafite ubushobozi buhagije bwo kwikura mu bukene cyangwa se ngo tugere aho dushaka, ariko reka twivanemo ubunebwe. Hari ubundi mirimo nubwo yaba ivunanye ariko idafite ingaruka, Ibi mushobora kumva byoroshye ariko twamaze kumva ingaruka zabyo. Uburwayi sinabuvuze, harimo byinshi. Kwishwa sinabivuze, ntitubumva se babishe. N'abariya bagura nta rukundo rundi baba bafite, nawe arakwica, tukanababura. Ariko turashimira leta ko aho bigeze byibura umutekano uri ahantu heza. Ariko twe kugomeza kuvuga ngo ubuntu burahari, tubureke dukora uko dushaka, bukomeze busage. Hoya, dukore, dushyiremo imbaraga, ibibazo bikemuke,
turengera imiryango izadukomokaho tunirengera ubwacu. Navugaga ko strategy cyangwa ingamba ari ugushaka icyo dukora, ntituba abanebwe. Buriya iyo wicaye ntacyo uri gukora, uri urubyiruko, uri umudamu, uri iki, uri umugabo, uba uri umukandida w'ikintu cyose kibi. Muri kubyumva? Kuba umukandida ni nko kuvuga ngo ikintu cyaguhamagara cyose ukitaba. Ubujura bwaguhamagara ukitaba, uburaya bwaguhamagara ukumva, kubera ko ntacyo uri gukora. Nitujya no gusubira inyuma turagusanga baragiye bitaba kubera ko ntacyo bari gukora cyangwa se bakene. Ubwo rero naniho ndababwira amahirwe ahari, wenda ashobora kuba adahagije, ariko make twayakoresha ubuzima tukabuvamo, kuko twabonye ko ari aho byakunze. Tubanze twiha intego, twumve ko tugomba guhindura izina. Niturangiza dushakisha ibyo gukora. Hari imyuga tuyige, hari n'abandi bagize icyo bakora bagahera kuri dukeya. Hari abo twumvisha ubuhanya bwabo mu munsi mukuru mu gitaramo gishize, bagendaga bahera no kuri 5, ukumva haragiye gake gake. Hari na n'usubiye inyuma ukavuga uti mu gihe nicururije n'igiki nakuyemo, ushobora gusanga n'ubundi nta, kandi noneho waravanyemo ingaruka n'ubuzima. Rero twe kwanga akazi, ahubwo twanga akazi kaduteza ingaruka. Tunibuke yuko ibi bintu bitemewe, umwuga w'uburaya mu Rwanda ntiwemewe. Nubwo tukirengera ikiremwa muntu, tukanga kubahutaza, ariko ntibyemewe. Ntabwo byemewe, ntabwo dufite itegeko ryemera umwuga w'uburaya, ntaryo. Ni ukugenda turengera ikiremwa muntu, ariko ubundi ntabwo byemewe. Ariko kutemerwa namwe murumva si ibintu bizemerwa mu gihe cyose biteza akaga nk'ako mujya mubona. Dufatikanye rero tubihashye, niko natwe leta dushyiramo imbaraga dufatanyije n'abafatanyabikorwa, byibura kugira ngo turandure mu mizi ikibitera, ariko n'abamaze kugeramo tubafashe kugira ngo bagire icyizere cyo kubivamo cyangwa se cyo kutabisubiramo abamaze kubivamo. Reka mbashimire rero ko mwaniyakiriye mukaba muhamagarwa mukaza mukitaba. Byashobokaga ko mwanga no kuza, ariko ibyo ndabibashimira. Nyiricyubahiro Musenyeri nanone ndongera kubashimira rwose iyi gahunda yo gukunda mukabivanga n'ijambo ry'Imana. Ni ikimenyetso cy'uko bazi neza ko roho nzima iba mu mubiri muzima. Nigeze mbona video imwe y'abantu bari muri gari ya moshi bajya mu rugendo rwa kure rurerure. Urabonaga ko abantu bananiwe bashonje. Harimo umugore w'umubwirizabutumwa, yari afite igikapu kinini kirimo ibyo kurya, impamba, ariko harimo na Bibiliya. Yafashe ibyo kurya byari byinshi, avanamo inkoko arayirya, kuguru kw'inkoko avanamo ifi arayirya, avanamo ji arayinywa, anywa n'amazi, afata serviette yihanagura ku munwa, yihanagura no ku ntoki, akora muri ya bag, akuramo Bibiliya, arahindukira muri gare ya moshi ati bene data mureke dusangire ijambo ry'Imana. Muri ibyo bintu byose nta n'umwe yari yahaye, kandi wabonaga ko atamira, abana bakagira gutya, abagore bakagira gutya. Arangije kurya arababwira ngo mureke dusangire ijambo ry'Imana. Baramubwiye ngo inkoko twayisangiye, ifi twayisangiye, ji twayisangiye, none dusangire ijambo ry'Imana. Rero turashimira Kiliziya Gatolika ko yo twasangiye byose. Reka rero nsoze mbashimira mwese, ariko mbizeza ko tuzakomeza gufatanya tukubaka umuryango nyarwanda, tugahashya ibibazo biri mu muryango, ariko nyaboneka namwe mbasaba ngo dufatanye twubaka ubuzima bufite intego.
murakoze, mukomeze mugire umwaka mushya wa 2026. Murakoze. Arakoze